Hari mu masaha ya saa 10 y'igicamunsi ahazwi nka KVCS ubwo sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN ifatanyije na sosiyete ishyuzamo parking ikanacunga imodoka mu Rwanda KVCS batangizaga ku mugaragaro uburyo bwiswe e-parking na e-payment, aho ubu buryo buzajya bukoreshwa mu kwishyura parking hakoreshejwe mobile money. Umuyobozi wa MTN mu Rwanda yagize ati ni mu rwego rwo gukomeza kunoza gahunda izwi nka cashless, bivuze ko umuntu atagomba kugendana amafaranga mu rwego rw'umutekano wayo, umuntu agomba kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Real user benefits of using cashless digital money, and this is a good example. So I think use cases like this will help us to become quicker, even quicker than the ambition of Rwanda to become a cashless society. Ni mu gihe kandi umuyobozi wa KVCS Mushabe David muri uwo muhango yavuze ko ubu buryo bwizewe kuko ari bwo buryo bwo kugirira umutekano imodoka yawe, kuko iyo uri muri iyo systeme aho uparitse baba bayireba. Ibi rero twatangiye dukora ibintu byo kwishyuza amahoro ya parking, ariko dukoresha udutabo cyangwa uturise kuva icyo gihe cyose kugeza muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu, aho dutangiye gushyiraho mu kwishyuza dukoresheje ikoranabuhanga ari ryo rya e-parking e-payment. Ibyo byatewe n'uko twabonaga imbogamizi zitandukanye mu bintu byo kwishyuza dukoresheje udutabo cyangwa uturise, aho wasangaga amafaranga aca mu maboko y'abantu benshi ku buryo bwo gukora nk'uko gahunda ya leta ibivuga yo gupromotinga amafaranga kudaca mu ntoki z'abantu benshi, twashyizeho ubwo buryo bwa e-payment. Ikindi twirindaga ni uko abakiriya bacu batabonaga serivisi nk'uko bikwiye, kuko iyo twashyiragaho ubutike hari ubwo bavugaga bati imvura yadukuyeho, umuyaga wadutwaye, mbese twabuze aho twishyura. Ariko ubu ngubu turakoresha ikoranabuhanga mu kwishyura. Umuntu aho yinjiza imodoka muri parikingi yanditse plaka zayo akaza no kwikuramo, system ubwayo ikaza kuba igeneratinga ticket cyangwa se ariyo yishyuza kuruta uko umuntu yishyuza. Ibyo rero turabishishikariza abantu kuregisitaringa kugira ngo ibinyabiziga byabo bibe bifite amakuru yose. Ibi bifite akamaro gatandukanye. Bifite akamaro ka mbere, ubona amakuru ku kinyabiziga cyawe. Icya kabiri, wishyura bitakugoye, udategereje kwishyuzwa na wa mukozi wacu uri kuri tele, aho ugenda ukishyura kuri mobile money aho ubishakiye. Ikindi ni uko bitagutwara umwanya bakusubiza bavunjisha bagira bate, uraparika aho ugereye ukagenda kwishyura. Ibyo rero turabishishikariza abantu kugira ngo bishyure muri ubwo buryo, ibe cashless. Abantu bishyure kuri mobile money. Iyo wishyuye nta mpamvu yo kwishyura umukozi wacu kereka ari ubyishakiye, ariko ubundi turashishikariza abantu ko bishyura kuri mobile money. Bwana Mushabe David yongeyeho kandi ko KVCS intego zayo ari ugushakira akazi ingabo zavuye ku rugerero n'abandi banyarwanda, ndetse no kurinda ibinyabiziga aho KVCS ikora. Mission yacu niyo gushakira abari zavista akazi cyane cyane mu turere aho bakorera. Iya kabiri niyo gufatanya n'uturere cyangwa kutwunganira mu kuzamura ubukungu bwatwo muri ubwo buryo bwo kwishyuza parking bw'amahoro ya parking, ndetse no kugurisha ibikomoka kuri kariyeri mu turere dutandukanye. Iya gatatu niyo kurinda umutekano nk'uko nababwiye. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abayobozi bavuye mu mujyi wa Kigali, ingabo, polisi ndetse n'abaturage. Ibirori byasojwe n'itorero ryataramiye abari aho mu muco nyarwanda. Iyo ni Fata ku Mavuta TV ku bwa MTN mu mujyi wa Kigali.